igihe abakene bo babona keke bakabona ntabwo ibakwiriye bakagenda inzara ibarya. Yaravuze ngo nta gihe nyacyo uzigera ubona cyo gutangira ikintu runaka uretse none. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ushaka gukira ibande ku bintu bine by'ingenzi. Icya mbere, kongera amafaranga winjiza. Icya kabiri, kongera amafaranga wizigama. Icya gatatu, kongera inyungu z'ibiva mu kazi ukora. Icya kane ari nacyo gihatse byose, kugabanya ayo utakaza. Akavuga ko kugabanya ayo utakaza bituruka mu koroshya ubuzima bwawe, koroshya imibereho yawe, muri make kutabaho ubuzima buhenze. Igihe cyose amafaranga winjiza aruta ayo usohora uba uri mu nzira y'ubukire. Aranavuga ngo niba ushaka kuguruka nka kagoma irinde kugendana n'ibishuhe, irinde kugendana n'inkoko. Yaranavuze ngo mu buzima ibyo wumva urabyibagirwa, ibyo ubona ukabyibuka, ariko ibyo ukora urabyumva neza bikakujya mu maraso. Umva, urebe, noneho ushyire mu bikorwa nibwo bizakujya mu maraso. Kubera ko nubyumva gusa ntubirebe, kubyibagirwa bizaba byoroshye, ariko nushyira mu bikorwa bizakujya mu maraso. Yaravuze ngo ubushakashatsi bwerekana ko abantu bishimye cyane ari abakoresha impano zabo karemano. Yaranavuze ngo umuntu ukize ahitamo guhembwa hashingiwe ku musaruro, mu gihe ukennye ahitamo guhembwa hakurikijwe igihe. Umukene aba ashaka guhemberwa ku kwezi kurusha uko yahemberwa umusaruro yatanze, mu gihe umukire we aba ashaka yuko ahemberwa umusaruro. Nagukoreye ninjiza ya mu kazi kawe urampembaye nibyo, ariko umuntu ufite imitekerereze njyabukene ahemberwa igihe yamaze ari mu kazi, kabone nubwo nta musaruro yaba yatanze, apfa kuba hari gusa yahicaye. Yaravuze ngo intambwe imwe mu cyerekezo cyiza iruta intambwe igihumbi mu cyerekezo cy'ubuyobe. Uyu mugabo yaravuze ngo uko witwara ku tuntu duto nako uzitwara ku bintu binini. Iyo utabasha guha agaciro bya bintu bito n'ibinini ntacyo byakumarira. Yaranavuze ngo mu bitagaragara niho haremerwa ibigaragara. Niba ushaka guhindura imbuto ugomba kubanza guhindura imizi. Niba ushaka guhindura ibigaragara ugomba kubanza guhindura ibitagaragara. Hindura wowe imbere mbere yo kwihindura wowe inyuma. Yashimangiye rya jambo rigira riti bumukire cyangwa upfa ugerageza kubaho. Aranavuga ngo abakire bari mu buzima babamo, mu gihe abakene ubuzima bubaremera uko babaho. Yaravuze ngo abakire bari mu buzima babamo, mu gihe abakene ubuzima bubaremera uko babaho. Uyu mugabo yaravuze ngo ibintu byose bibaho kubw'impamvu, kandi iyo mpamvu ihora iri mu ruhande rwawe, ibibereyeho kugufasha. Ibintu bikubayeho byose biba bibereyeho kugufasha. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze, munyemerere nyasoreze kuri aya. Yaravuze ngo ntabwo bihagije kuba ahantu heza mu gihe gikwiye, ahubwo ibihagije ni ukuba umuntu ukwiye ahantu heza mu gihe gikwiye. Reba niba uri umuntu ukwiye ahantu heza mu gihe gikwiye. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe n'iki cyamamare. Nizere ko yabanejeje. Munyemerere tubyite umunsi uko byabisobanye kose ujye wisekera utegereza abari ikibazo cy'igihe. Igihe iyo kigeze kirabisobanura.